Abakatolika bavuga ko hari Imana imwe mu butatu butagatifu, Data, Umwana n'Umwuka Wera. Abaprotestanti nabo bemera uko, bakongeraho ko ibyo byose bigaragaza Imana imwe yigaragaza mu buryo butatu. Ariko hari n'amatorero cyangwa amatsinda avuga ko Yesu atari Imana, ahubwo ari umuntu watoranijwe nayo. Urugero, abahamya ba Yehova cyangwa abandi bavuga ko bizeye Imana imwe. Iyi ngingo ikwiye kwigwaho kuko ifitanye isano n'umusingi wo kwemera kwa Kristo, ubutatu, Trinity. Niyo shingiro ry'uko abantu bakizwa, kuko ni Data wateguye agakiza, Umwana akabambwa n'Umwuka Wera akayobora abizera. Abantu benshi bayivugaho mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe bakoresheje imvugo zinyuranye n'ibyanditswe. Hari abavuga ko Bibiliya itavuga ubutatu butagatifu, Trinity, abandi bati Yesu yivugira ko ari Imana. Kumenya ukuri ku butatu bituma tumenya uwo dusenga. Niba dusenga Imana irenze imwe zitandukanye cyangwa imwe igira ibice bitatu, ibi bigira ingaruka ku gusenga no ku buzima bwa Gikristo.